Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ndashimira Imana. Ndashimira Imana. Ndumva umutima wanjye wuzuye ishimwe. Bakunda kuvuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda. Ntabwo naherukaga kurira kubera Yesu. Yesu ashimwe. Iyo mugezeho kuri we nyine mpinduka umugore kuko ni umukwe wanjye. Yesu ashimwe. Ubwo rero mba ngomba kurira ndashimira Imana. Imana imaze iminsi inyishurira, yashyize ububyutse muri njyewe. Hari ukuntu Imana igusura mukaganira abasenge. Kuwa gatandatu Imana yankoreye igitangaza. Yesu ashimwe. Kumwe ba Yohana bavuga ngo nagiye mu ijuru ku munsi w'umwami Imana. Yesu ashimwe. Bimwe ba Paul bavuze ati ku munsi w'umwami Imana nzi nari mu mwuka, nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Yesu ashimwe. Pe ku munsi wa gatandatu nanjye nagiye mu ijuru, Imana iransura turaganira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana yajyaga iza gusura. Yesu ashimwe. Ngo Adamu na Eva mu mafu ya nimusi bakaganira. Yesu ashimwe. Ikavuga ngo none ubu Imana ngo yafashe ihema ryayo irarimanura, ubu riri kumwe hamwe n'abantu bayo. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo niba Imana iza gusura amasengesho, ikaza gusura igihugu, ikaza gusura n'abantu ngo irebe uko bameze, hari n'igihe kigera n'umuntu nawe akajya kuyisura. Haleluya. Imana ishimwe. Icyama ndabibaturaho kugira ngo bizababeho, muzajye gusura Imana. Yesu ashimwe. Ni byiza. Imana iragutembereza kugera ku rwego mugendana, mukagendana urugendo, mukinjira mukagera ahantu, ikajya ikubwira ngo ubwo waje kudusura ugashyize nakuganirije. Ndakubwira ngo hari mwene data tujya tuganira, agira revelation nawe hari igihe yanazwa ngo iyo wakiye Yesu. Yesu ashimwe. Ngo ntabwo umwakira wenyine, na departoma yose yo mu bwami bw'Imana uranganya. Wakira abamarayika, ukakira ibizima, ukakira abaserafi, ukakira abakerubi, ukakira abamikayeli, ukakira n'abera bose, kuko Bibiliya ivuga ngo ubwo tugoswe n'ibihamya. Yesu ashimwe. N'igicucu cy'ababizera. Haleluya. Tuvuga iki? Tuvuga iki? Yesu ashimwe. Iyo agusuye rero avuga ati go ngwino, genda uganirize, nibura umubaze Adamu, umubaze gahunda, umubaze ukuntu byagenze, genda ubaze Aburahamu. Haleluya. Imana ikakwinjiza ukagera ku rwego Aburahamu aza mukaganira. Kandi byabaye kuri Petero na Yohana, ngo barazamukanye na Yesu, barazamuka, ngo barangije bundi Yesu barabafasha, abwira Mose avuga ati ngwino hano, abwira na Eliya avuga ati ngwino hano. Ngo bamaze kuza baraganira, ubundi Petero atangiye gutanga ibitekerezo. Yajyaga ahora atanga ibitekerezo, avuga ati mba mbabwira akantu, kandi aracyambaye umubiri, avuga ati mwaretse tukigumira. Yesu ashimwe. Umwana wese yajya bakopeta ko tuntu burimo wategereje ko hari igihe uzahaguma, ko bazakubamba ucuramye, wabaye ure. Yesu ashimwe. No mu kanya amasengesho abantu twese mwabonye ko naturitse ndarira. Amasengesho avuze Yesu, avuga uburyo yadukunze. Buriya iyo niba hari ikintu gifilinga kigatuma ubikizungereza n'urukundo rubamo. Kera tukiga segonderi bajyaga abana barushakira definisiyo, bakavuga ngo urukundo ngo nukurindagira k'umutima n'ubwonko. Yesu ashimwe. Hari ukuntu natwe Yesu adufata akadukomeza nk'uko umuririmbyi yabiririmbye, agahita tugira ibizungerezi. Yesu ashimwe. Tukazungera ukumva aramuvuze, ndavuga ati ariko Mana, mpita nanjye ngenda, mpita manukana nawe. Yesu ashimwe. Mpita manukana nawe amaze gupfa. Yesu ashimwe. Ndamanuka ndagenda, ndavuga ntireka njyane nawe ndebe ukuntu byagenze mu minsi itatu. Ndaboneka ndebe ukuntu byagenze. Yesu ashimwe. Haleluya. Usibye ko Bibiliya itagitwandikira ngo itubwire inkuru zose uko zagenze, byanze bikunze hari ibintu byabaye mu minsi itatu. Hari ibintu byabaye mu minsi itatu, kuko iyo urugamba ruza kuba rworoshye rwari gukorwa mu munsi umwe akazamuka. Yesu ashimwe. Hari umugabo mwegeze kubwiza aravuga ngo yaramanutse ikuzimu habaye ibyumba bitatu, ngo nibyo yatinze.
Yesu ashimwe. Ngo yahereye ku kibamo Satani n'abadayimoni, ngo arangije agenda akandagira ku gakanu avuga ati ubu ndanesheje. Ndanesheje. Isi aba yihoreye. Haleluya. Aba yihora bati ubu ndanesheje. Noneho haravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi, mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Avuga ati nanesheje. Avuga ati mumpere. Abwira urupfu aravuga ati kunesha kwawe kuri hehe? Mereza n'urubori rwawe. Niyo mpamvu muzabona abera basinzira amasenge, ukabona arasinzira arigendeye nta bintu byinshi. Urubori baratizana zana sigara uri umuyugira. Ubundi kubizera urupfu ni umuyugira. Yesu ashimwe. Yesu ataraduhishurira. Hari igihe twajyaga tujya nk'ahantu muri korali, umuntu akaba yikoje akaba aramanyanga ajyaga bati umugeni arataje ati oya utamucura utamucura. Yesu ashimwe. Ariko twebwe aho tumaze kwishurirwa tugomba kuririmba tuvuga ngo nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bidasanzwe kuko nzaba mbonye amahirwe ngiye mu ijuru. Yesu ashimwe. Urupfu ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru. Ngo arangije afata urupfu araruga ati kunesha kwawe kuri hehe? Yesu ashimwe. Abwira Satani avuga ati mereza izi funguzo bagumye ukingirana bera ndakwihorera uyu munsi nanesheje. Yesu ashimwe. Ngo aragenda zokubitirwa kuri siye kugica bagusanze kuri siye amaboti gada rimwe umwuka yari yigeze kunshuri arambwira ngo wagutsinze nawe yagiye. Yesu ashimwe. Haleluya. N'ubu aracyatsinda. Yesu ashimwe. Mujye muhitamo gukorana n'ikipe itsinda mwana. Bibiliya iravuga ngo yamwirukanye mu ijuru. Avuga ati mvira. Ngo yazamuye ngo ibintu by'agatweza hasi icyubahiro cyane kuzagisumisha isi. Ati uzabaze n'undi munsi toka. Yo nitsizwe ubundi niyo bazitatiri. urare nk'ibirumba ni gutekereza. Haleluya. Nani shimwe. Amina. Satani nta jambo ari kuzongera kuvuga nuko ikuzimu nta mahitamo haba. N'abademoni we ko yari warasebye yagenda rwose. hariya barakwemeje Dusebeje. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ubundi hari ukuntu ku bantu bajya bareba umupira, hari ukuntu bajyamo bagatera bakajya ko aratagikubise ku ipoto. Satani yabanje kubita ku ipoto, Yesu abanze kumutsinda icy'umutwe mu ijuru. Avuga ati mvira toka toka bugiye. Ngo araza aza gutsinda icy'umutwe nawe nakubise kuri poto. Abwira Eva. Yesu ashimwe. Babwira Eva aravuga ati hata ngo yaravuze ngo no kurema muzarema. Mwanzi ko cyari kinjira. Haleluya. Yohana arandika. Mujye musoma Bibiliya mu yundi. Yohana arandika ngo mu ijuru hahita haba inama direct. Avuga ati kubira bintu bibaye ninde waza gucungura umuntu. Waba ubumbura igitabo. Ziko Imana yinjiye ikinjira mu bamarayika ikabasaka mbere ko atungura umuntu wacu oya. Tuzajya tukuramya tuvuga ko wera iminsi yose tuba turi muri uru ariko tubabarira umuntu ntabwo twabatunga. Imana iza mu bantu. Yabati ninde muntu ngira ati buriya ariko mubwire guhamagara ba Mose yabaga iri gutestinga ngirebe ko hari umuntu wacungura umuntu. Yesu ashimwe. Ikavuga ikareba kandi ko Aburahamu ntabwo wabacungura. Ati ntakiyamini tugenda n'urugendo hajya hirya aho gucunga igicaniro. Ati ubwo wowe Dawidi twagendana yewe wabacungura. Ati nagerageza kandi Uwiteka n'abata ariko ndi kubona ufite n'umutima umeze kugeze gute genda ugerageza. Bakagenda kwa Goliyati ibintu bigacamo yajya yabona muka Goliyati anesheje. Ikino kibero cyo Ikibero ntabwo ntakihangane. Yesu ashimwe. Urabure nk'Imana yaje no muri iki gihe cyane bagatekurumba wakiyamenya n'uwite nagerageza. Yesu ashimwe. Ngo Imana ngo ireba mu ijuru iravuga ati ubu ngiye Uwiteka koko kanjye mu bamarayika ubu se wagikoze mwareba n'icyo mbabarira niba hari cyakiyamina ngagiye imbabazi. Ngo n'abademoni aho gatera karaka umuntu ntabwo twaza kumucungura. Bibiliya iravuga Imana yambara akamero k'umuntu. Fata umwanzuro.
Yesu ashimwe. Aravuga ati kajya gucungurira umuntu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nguko uko yaje ashaka, nguko uko yankijije. Umuntu wera nuko twakijijwe. Twese twari twarakoze ibyaha. Paul aradetse ngo twari twarakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye abazima na Kristo, irangije twicaza muri ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka kutuganire gatoya. Bibiliya iravuga ngo mfite ijambo rivuga ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo. Yesu ashimwe. Ubundi umuntu yari inshuti yawe, akaba ari inshuti yawe, mugera ku rwego imitima yanyu ibikorespondana. Basanga buriya wari uzi neza yuko umuntu witwa Yonatani yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Yego. Yonatani. Yesu ashimwe. Amina. Ikigaragara Yonatani yari afite n'umutima mwiza kurusha na Dawidi. Yesu ashimwe. Kuko Yonatani yafashe umwanzuro avuga ati njyewe shingiye ku bucuti mfitanye na Dawidi ndashyira kuri balance. Haleluya. Ari Dawidi na data ndahitamo Dawidi. Urukundo sha. Yesu ashimwe. Amen. Nicyo cyatumye Yesu avuga ati ariko icyubahiro ngo cyamushyizwe imbere nawe ashyira imbere n'urukundo akunda umuntu. Urukundo ruramuganza. Urukundo ruramuganza bati mama Jessica kugira ngo uzamucungure. Ndabizi ko iyi ntebe ari y'ubwami nta kibazo. Umuntu niwe wiyambuye ubutware bwe, ariko ngo urukundo rukomeye. Yesu ashimwe. Ruramuganza aravuga ati reka ndabisiga ibi by'icyubahiro. Yesu ashimwe. Amina. Bibiri mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Kugira ngo wumve imbaraga z'urukundo, ngo Sawuli na Yonatani ngo bagiye ku rugamba, bagezeyo babarasirayo. Ariko Bibiri tubwira ko Dawidi yari yarakingiwe umukobwa wande wa Sawuli. Ngo rimwe urukundo ruramuzunguza. Haleluya. Ruramuzengereza. Harangije aravuga ariko mwa bantu b'Imana, kubera urukundo nakundaga Yonatani, ubu nta muntu wo mu muryango wo kwa Yonatani wasigara. Mugirire neza ku bwa Yonatani. Yabazaga adafite mushiki wa Yonatani, se bakurikiranaga. Nuko mushiki wa Yonatani atarafite umutima umeze nk'uko Dawidi ashaka. Yesu ashimwe. Urukundo ruricara ruzunguza. Buriya iyo abantu bakiri kumwe bakiri kuzuzanya, hakongera amasengesho dukora n'ibiganiro. Yesu ashimwe. Ntabwo shangoroba wewe ngo n'amasengesho ngo ndabakunda urukundo. Hakuba hari igihe kizagera ntabwo uzatahira rimwe abasengesho. Hari igihe uzagenda mbere yanjye cyangwa nanjye ngende ngewe atari ku nta muntu wo kwa masengesho wasigaye nibura mu nzanire Brian. Kubwo urukundo nakundaga amasengesho. Nta Brian yicara hano no gutavuga nkaso ariko tuganire. Yesu ashimwe. Nibura Imana yari muri so uracyayibuka. Haleluya. Amina. Tugira umutima. Nawe soma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Uwacyanditse ahereye ku muntu witwa Teofila ari kumwandikira. Ati Teofila we. Mujye musoma ijambo rye. Yesu araryoha. Ntabwo Teofila we. Katukubwira ukuntu byatugendekeye twebwe twari duhari. Habati umwami Yesu akimara kuzuka. Nkuko rero tugiye ngo tugende tugiye Yerusalemu turindireyo. Habanga uko Yohana yabatirishaga amazi ngo niwe azatubaritirisha umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Habati amaze kuza. Baduhaye story ngo azutse shavuye ikuzimu. Atawuganye itsinzi. Bibiliya bavuga yaje yambaye umubiri. Yesu ashimwe. Amen. Nigeze kuwishurwa basenganye nabwo story zabo. Mubiri Yesu yari yambaye. Niwo tuzambara. Udapfa ngo agira ngo mu gikuta. Yesu ashimwe. Agahita aza nk'ahantu kugira ngo babiri cyangwa batatu bateranye, ngo ariko ngo bateranye mu rushake ngo ndigwiri mu ijuru ngihita imanuka direct ngahitiza. Mwebwe ntabwo mwabasha kumureba ariko abataramye hano ariko mvuga neza. Yesu ashimwe. Amen. Uriya mubiri yari yambaye rero niho natwe tuzagira gute tuzambara. Amadini badufukaga ashobora dufera. Nagiye narigiyemo. Dirageze amasanga inzu y'amasengesho muri bene cyane. Amadirishya kubera ati mama Nowe yakaje kinabana n'ibitagangurwa n'ibindi bintu.
twasoma ijambo ry'Imana rikatubwira ukuri rikavuga ngo ntabwo mbasiga mw'imfubyi bana banyu, ngiye kubategurira aho muzaba, ikindi ntimuruhe ntimuvunike, kwa data hariyo amazu meza kandi menshi, iyo badahari ngewe Yesu sinjya mbibabwiye mukajya kubaka. Umuntu witwa Pawulo mukunda kubi, we na Dawidi hari abantu muri Bibiliya nemeranywa nabo, ninjya mu ijuru nzabati muze mumaze munganirize ntabwo tuzapfa. Niba makuru Yesu ashimwe. Pawulo ariko yajyaga azamuka akinjira akarenga ijuru rya mbere rya kabiri akinjira mu rya gatatu akandikira bere ukahita ubyumva nawe nk'umuntu undi umuntu. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu hari insengero zera z'umwuka w'Imana uba muri mwe. Yesu ashimwe. Amen. Gusa ubwo mwebwe nta kintu mwumvamo. Yesu ashimwe. Nitugera mu ijuru ikintu Yesu azadukorera Yohana yacyanditseho abati bakundwa basengesha ubu mentona rewo turi abana b'Imana. Amen. Abango ari uko tuzasa ni kurahisha, ariko aravango ariko ubundi Yesu Bibiliya nasanga hano handitse ngo Yesu aravuga ariko ngo cyangwa amagambo y'integitona none yanatsubira inyuma. Niyo waba uri kwirwanya uzumva mfite kwatuboya ndetse kwiba bakuba numeshe ngo ariko tubanze twumve ukuntu bizagenda. Aravuga uko Yesu azabasa natwe niko tuzasa. Nahita numva ikindi kintu ngo kandi Yesu ubwo yarivugiye amagambo ye aravuga ngo sinzongera kunywa ku muzabibu naricarana n'umugeni wanjye ntagoye. Yesu ashimwe. Abarimo connection nuko ngo uko yagiye Bibiliya iravuze ngo bagabo b'i Yerusalemu we ko neo mufite ikibazo kuki mufite guhangayika, uyu Yesu mubonye agiye uko agiye mbasha siko azagaruka. Yesu ashimwe. Wa mubiri yari yambaye azuka basenge umweguraga abantu batari mukore harega kuraho umve. Amen. Uriya mubiri ni mudapfa niwo tuzambara mbere byose makamba n'ibindi muzabireka ngo tumane tuwambare twumva ukuntu umuntu abaho adapfa. Yesu ashimwe. Tunyinyire bamwe twumva ukuntu umuntu abaho adapfa. Haleluya. Amen. Biravuze ngo tugire umutima mwari muri Kristo Yesu. Ese ni uwuhe mutima? Yesu ashimwe. Ni uwuhe mutima ushobora kuvuga ati munzanire umuntu bita Mefibosheti twicarane tujye tuganire numve feeling numve nibura numve Yonatani. Yesu ashimwe. Kugira umutima mwari muri Kristo Yesu. Kuko dufite abantu banze kugira umutima nka batoya baramukubisa ati nge ntabwo uzankubita yabuze ahantu atahawe ya nge ndagira mo wari uri muri pa nge ndagira umutima umeze nk'uwari muri munsi muri rujugiro. Nta mutima muri nk'ababutera nge ndashaka umutima. Abantu benshi bavuga ati mwagize umutima nk'uwari muri katoya imitima iduhombya. Imitima ndashaka kuba umutima umeze nk'uwa Bezos. Ndashaka kugira umutima umeze nka ajya cyagira ikigo cyema ngo igikire kujabandi cyane. Kimwe cyari uravuga ati ataho ati imitima imeze nk'ababirga ati niyo dushaka. Imitima yabaye ni mask. Turashaka imitima yabaye ni mask niyo dushaka. Ibanza tugakora nk'imi aho tuzakuguruka mu ndege tuba ngo bim turashaka iyo mitima. Mutima mwari muri Kristo Yesu bamwe barawandisha. Turashaka umutima wo muri private jet. Uziyo bari kwigaragura no kuba nkoranyambaga ati turashaka umutima ariko batorewe banabyerejwe tubundi umutima wo kwicara muri White House niwo mutima dushaka. Ariko two turinginga Imana widuha umutima mwari muri Kristo Yesu. Amen. Rero reka mbabwire
aho kugira ngo useke mbere uzarire nyuma, warira mbere ukazaseka nyuma cyane. None ngo ugaseka nyuma. mama no, aho kugira ngo useke mbere nyuma uzarire, warira kuko niba hari ikintu tuzishimira ni ukuba tumeze nka Lazaro tujyanye mu gituza cya Aburahamu. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Tubwira abana bati mwongereze kunesha kwa ya biti bimeze nk'ababezosi. Ibiti bimeze nk'abayero imaskesha natwogesha. Imutonyeze gatonya gatoya basiwaya. Hano harimo umworero dutandukanye. Wese igihe wanyuraga hejuru muri private jet, Igihe mwatwaga dolari hasi. hari dolari mwataga. Igihe mwatugiraga yuko twayobye. Imitima yacu ibabara natwe tukumva twabazira, ariko tukajya tukibuka ko hari uwaducunguye dufite umutima umeze nk'ubu twigeze tuza. Hari ukuntu nkajya gutunza yivugishijwemo nk'agafaransa gake. C'est pas possible. Impossible. Vraiment wowe wasangiraga n'imbwa zanjye waba ahantu heza. Tukaraza juste. Possible mathématique. Abiki gihe bavuga ko aswaya hakuna. Hawezi kuonekana kama Lazaro atafanya hivi tu. Kwani Lazaro? Ati impossible. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari igihe Bibiliya yavuze ngo bamucumise. Nabo bazamubona sha urukumva. Amina. Kandi reka mbabwire iri tangazo reka ditanga turi mukwiye. Iri tangazo ndibabwire. Yesu gazaza. Surakura yaje yigize yabihore aza mu kiraro wavuze ijambo rikomeye. Uravuga ngo yari umunyamimba umenyereye imimba gutari na mwiza. Bagishima yajya yuzura umwuka wera. Yaravuze ngo ubwiza bw'Imana buhishaho mudatekereza. Si mu bizungerezi urukumva. Ntabwo Imana yakora iko najya kujya guhisha muri bagira mwiza n'abandi. Reka. Mani hisha ahantu ngo abantu batakoze. Ibintu by'ibiraro, ibintu by'ibigejeje. Kabisabira aho ngaho. Yesu ashimwe. Amen. None muzasoma amateka y'uwitwa Eliya. Mukara kagabo ki. Kagumwembe. Kuruhara. Cyangwa ngo Pawulo ngo turamwemera ariko. Muzasoma amateka ya Pawulo. Nawe yari mubi cyatari kumva. Ngo none amahira bazana umuntu. Arukuntu ngo yarafite urujisho ruhora runinda. Yesu ariko ntibimubuze kuzamuka ngo ariko ntibimubuze kuzamuka kazamuka. Bakinjira mu ijuru ry'Imana bakaganira. Yesu ashimwe. Nababwiye ngo Imana izabazamure. Imana kandi Imana ije kuzamura. Yabishatse kuzamura na Nyabugogo uriya nduru y'abantu bose bakataka. Ikakuzamura ahantu Nyabugogo ikaba mu gwino uje kuganira. Mwe mujye musenga Imana mbibe mu Mana turakwemera. Ntabwo pe hari igihe mbivuga abantu bakagira ngo suko tukubitwa hasi. Haleluya. Yesu ashimwe. Tukubitwa hasi umunsi ku munsi bukeye. Ariko Yesu amahoro aduhaye asumba imitima y'abaheroni masike cyane. Yesu ashimwe. Amahoro Yesu yaduhaye arengeye. Yesu ashimwe. Imana irakujyana igahita ikuzamura bati ngwino wejya gusura ushaka muganire gusa. Umute kamubaza ikibazo wakujyana ngo mu ijuru. Ninde muntu wo muri Bibiliya bavuga wumva wahitwite ko bati tuganire ndashaka kuma makuru ninde? We waganira nande? Aganira na Mose. Wowe. Nta muntu numwe wajya mutunguganire nawe. Waganira nande musenyi? Pawulo yinjirira Imana gute kamanura cyane benshi njye nahura na benshi buriya muri sashize n'indi mu rukundo n'uwitwa Yohana. Yohana hari ukuntu yandika akajya mu rukundo n'Imana neza akarukorogojoro kagata ko Yohana byagenze gute kugera ku rwego rw'ikuryamye mu gituza cy'umuntu kuko Yohana yandika icurumi cy'urukundo. Andika sha
agera ku rwego ahishurirwa abona abantu ngo yaje muri baramwanga cyane neza yandevu ukuntu Yesu yaje hano mu Rwanda bakamwanga burundu aburaga burandi rw'abantu bajya bavuga ngo mutubwirize ubutumwa bwiza uzi ko nakoze ubushakashatsi ubutumwa bwiza kuva mu Rwanda bumaze kuhaza nta myaka iri hasi y'150 umaze mutubwirize ubutumwa bwiza ibyo bintu muba murimo n'ubuntu bw'ubutikuru ntabwo ubutumwa bwiza ushaka n'ubuntu bazi ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu cyo ni cyane bazi ko yabacunguye ariko iyo batanyanye urugendo aho ngaho ya niba utaduha imitsima twaheye ibyo bintu uzanye twari dutambikanye ntari amazi urabizi ko twakwemereye tukayajyamo twabatijwe yewe tugerane rero ahantu turi mu mitsi ibintu bya sogokuruza wacu baryaga ubundi urabivuga nde wigisha ko ibintu byo twaryaga n'ababingwa narababonye ni babi bavuze ati Yesu tuzamwikorera n'urubindo tuzajya twiga tumusebya muzarenga aho ngaho twatuba tumuzinga muri iriya foto bahisemo kwiga bazunguzanya n'umuntu w'umusore yambaye urubindo n'amaho bamuvuze yazutse bakavuga n'imbaraga ze yamaze kwambara bakanamusobanura bakabwira neza ati hatazagira umuntu kuko azagaruka afite ubwiza bwe bwose mudatera isi ubwoba ndabibwira ko azagaruka mujye mwiga mumubungana mumushyire mu magatu yayo mugatuza mwekane urubimbo ariko ntabwo dushaka ko muvuga ko azagaruka n'ubwiza bwe bwose aya niyo foto tujye tubigisha ukuri sijye ko abantu badakura agaciro k'imbaraga Yesu yakoze ariko ibaza umuntu w'umusore w'imyaka 33 kumuzungurukana umujyi wose yambaye urubindo sha ujyanze banyina ni bari bahari rega nta rwari ruriho babishyize ku gishushanyo gusa ariko ubundi ijambo ry'Imana tuvuga ko yari yamubusa buri ni nacyo cyatumaga abagore ngo bamureba gutya bakubika amaso abagore batinyaga kumureba gutya barareba gutya bakubika amaso abagore n'abakobwa bikaba byete twaguhaye uzongere noneho akantu k'urubindo bakongeyeho mu ifoto ariko Yesu bamubambye uko yakavutse uko yakavutse niyo mpamvu abagore bamurebaga agacurika amaso bakarira akavuga ati Mana koko wadutabaye uyu muntu wacu koko Mana wa ariko nyine ngo Yesu kandi abo bamukubise amacumu n'inkoni Yesu ashimwe abo ngabo bumva ngo bamukubise bavuze ati n'abana bacu bazadukorera nibo yazuriye abantu umunsi umwe ngo bigeze kuza bakataya wafatiye ikintu umwana baribungana ararambura bazita muri kampeti ujya musoma biramwumva neza bararambura ugati hahirwa uzakwemera niba wa mbere ziyo bari kuvuga ati hahirwa ngo ni mu mwanya wo guhimba hahirwa indashyo kutimu nitwishyirire hahirwa bagera haje gucungura bati ko yaje gucungura oya mukubite mu mubano tumwice tumushaka tumukeneye ariko ijambo ry'Imana ngo mugire wa mutima uwo nubwo yavuye ari Imana ngo aricara batari ku bintu by'Imana ntabwo ari cyo kugumira amanuka njye gucunga Yesu ashimwe Imana musenge w'umutima mbese muri Kristo Yesu nanjye mu umutima wihangana kandi umutima ufite ibyiringiro arega nitumara kwambika ubwiza nibwo muzabona inyungu n'ingororano z'ibyo twakoreye biraba ngo bahinduye benshi gukiranuka basakanga inyenyeri ubwo kontreri n'abahinduye abantu benshi gukiranirwa isi irabanza nabo bazashya bazagurumana nabo bazashya bamwe ngo bazashya nabo bahazashya Yesu ashimwe nko hari ikibazo njya nibaza ubu abantu kuki bahisemo gukunda Satani uzi ngo ku munsi wo gukorwa n'isoni nawe kuko buri ikintu umuntu abibye nicyo asarura uko Satani yakoresheje isoni Yesu ku musaraba akamwambika ubwo busa kugira ngo tubone gucungurwa hari igihe kizagera ati ngwino hano wabiba amasaka ukajya gusarura ibigori ngo abantu bo mu isi n'abami bo mu isi na za maraya zose
zasambanaga nawe zabati ni wowe twikubitaga imbere ujya kuyobya amahanga ni wowe wajya kujya amahanga yose ushaka ugakiza ubushaka ukiza ushaka kwisasira inyo uje kwisasira inyo yorosi jambo rararitongera ni wowe uje kwisasira inyo nawe n'amashagaga yawe no kwica ubushaka ugakiza ubushaka n'ihijori ryawe no kuyoboza isi yose inkoni y'icyuma uko umbi ni wowe uramanutse pe ariko nyine n'ubu twarazaba yawe abantu bahisemo nabi cyangwa imana nubwo mwasuzugurikana muri ubuzima busanzwe abantu bakabona ko nta kintu muri cyo nambaye nuko abantu bajya babona akabona turi abasazi base ryari gihe njyandeba nka komanteri batwandikira uziko abantu bazi ko turi abasazi nigeze kuganiriza madamu ndamaze ko sesheri ubona ndi umusazi ubwiza ukuri ko niwe tubana ubundi muntu mubana hafi niwe ushobora kukubwiza ukuri iyo unyitegereje ubona ndi umusazi abantu bo babinshi ko abantu babishinza umuntu akubwira ikintu cyane wagera ukajya wati nicyo koko tumaranye iminsi buri muntu umaranye imyaka 10-11 aba ari iminsi uko iyo umbonye ubona ndi umusazi bazi tubona ndi umunyeshyari none kuko umutima wanjye ndabusuzuma nka kumwe wowe yasuzumaga bamwaga ngo isuzumure ko wakoze ibyaha ni ukuri nkasuzuma mu mutima wanjye ngasanga sindi umunyeshyari pe niba hari umuntu utagira ishyari mu mutima we mbamo ntabwo nakigwa ngira ishyari ngo bategeshe kubyagenze gutya kuva waza kunsura tuvugisha uko muzabaze n'abandi bantu dukorana ba hafi nta muntu ujya ngirira ishyari niba imana iguhaye ibintu byiza ni inyungu zanjye iyi niyo rero uw'imana ibintu yagukora by'ibitangaza ni profi zanjye nk'uko nanjye ibintu imana yankora ni inyungu zawe neza ko biri bamwe mu bana nkavukira gukura abandi mu makuba donc ikikubayeho ni inyungu zawe abaza se tuganire ubwo impamvu bamubaza ndicara mwuzi abakoka nicara ngewe Robert sinkura umugi sinkwa itabi wenda kubwenge ngo bwayobye sibyo ngewe Robert sinyanya kugura indaya sinzi ngo bazigurira hehe wenda ngo zanesheje umutwe ngo zanyobeje sindagura inzoga ngo njye kubanga abandi bakumwe ngo bagura byeri nabakse kabiri none nkisuzuma nkabako se basi umuntu bavuga ko ari injiji zibyo cyangwa umuswa nareba no mwishuri nkabona njyayo namwe abana n'ubu nagiyeyo nshaka kubera icyo abantu bashobora kumbona bakambona nk'umusazi ariko nkibuka ko n'umwami Yesu ngo yagezaga bikamucanga akabwira abigisha bati muze hano tuganire nimwe tugenda na buri munsi ubu kuko ibintu bari kunyita ibintu bagiye ubwo yabaga yarabyumvishe basenge tujye tuvugisha uko mwebwe basi ese mwe munyita nde bazi ko ibyo ngibyo nyine ari byo bantu tuba tugendana bavuga mwebwe mubona buriya bigishwa icyatumye imana ivuga ngo Petero nkuhaye umugisha buriya bigishwa nabo baramusobanuriye bwate ariko yemba mbona sinzi ukuntu mba nkubona ati aya kambuye asa nka Eliya na kuki impamvu bavuze ngo asa na Eliya nabo urabona akaswa n'Imana tipo kumubaje hano hirya bura n'Imana ngo nubashaka tukubura kuko mwari usigiye ibintu by'agahe ubona kuko ari Imana aho ngo yavuye kwa se ngo sarakora byo kuzura akanurashe anataya sonye ko agenda hejuru y'inyanja ibyo nyine nibyo byerekana umuntu ufitemo dayimo ariko nanone ati reba ukuntu abwira mu myingo nituba kondo taniyo ati niyo ubwo nkaruka yitaga hagati ira fenomene nayo twize nta nahandi muri kubera uko ari umudokiteri ari umuganga buriya aravuga ati reka mbabwire tuganire njye narize je suis docteur kuko ubu tugira abantu b'abadokiteri tuvuga ati ibyo bintu muri kuvuga ntabwo situbyumva tugira abadokiteri ibyo bintu bamuvuga ntabwo tubyumva turukumva nyine bifite imbaraga ariko ntabwo nta hantu twahuriye nabyo kuko umuntu avuga ati rukakavuga ati tube kiriye
iyo umucanga cyangwa se itaka rigiye mu jisho ubusanzwe rirahuma. ni gute uwo mugabo abanyura amaso akoresheje imicanga? Nyine niho hantu Yesu yacangiraga abantu, kuko ngo ahuye n'indaya arayibwira ati ariko bimeze bite, indaya atari ku burundi bumbaza iki ko ntaho duhuriye, wowe uri umudive ngenda umupene, duhuriye he? Wakomeje iby'abapene ko mufite imisozi musengeraho, nanjye ngakomeza iby'abadive banjye, urukumva duhuriye he? Yesu ati ariko ubundi umugabo wawe ari he? Ati mugabo, ati nta mugabo ngiye ngira. Ubwo ngo yari ari kumucarenjinga ati ati uko ni ukuri, ati uzi ko n'uhararanye nawe ari umujurano. N'iki ko namuraranye? ubundi wari ufite batanu. Bari batanu bose bagusimburanwa, ariko uwaje n'iri joro nawe si uwawe. ati umuntu umenya utumye ibyanjye ubyuka uza gushaka amazi yo ati gukaraba. nibo Nawe si uwawe. Karoli na Jean Paul na Claude na Eric nibo batanu nibo. Ati none Yesu ashimwe. Imana idusaba kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Uzi iteruye piyese y'umutima nk'uwari muri Kristo ikaguterekamo, wajya unyura haranya bukoko dayimoni zikagishwiragira, zikaba bati duhuriye he mwana w'Imana. Yesu ashimwe. Imana idukuremo kongera kurarikira amadegede n'ibindi bintu byo muri Egiputa. Iduha umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, umutima wemera kwihanganira amakuba n'ibyaha. Burareka abantu nanjye masengesho urangiye nakubwiye ngo n'umushakashatsi, umuntu araza akajya mu rusengero bakaba muteye ikinyago bati Dawidi, agahita ashaka kuba Dawidi wa nyuma ya Goliath. Ati usubirana na Dawidi kuragenda amatoya, aho ntaho nsubira. ntabwo ari aho Ngiye mbashaka kuba mfite igihanga nyikoreye, nubwo ntazi nicyo ntumbaze naho mba nkikuye. Ibyo Dawidi wikoreye igihanga, Dawidi ufite umuhumeko ugiye guhangana n'iki? Yesu ashimwe. Toya ati ba Esteri w'imfubyi atoya, ngiye ndashaka kuba Esteri wo kwanga Wicaye ibwami. uvuga usimbura Vashiti, ngewe niwe nshaka ko. Yesu ashimwe. Haleluya. Twige kubaho ducuze kanducure, uri kumva nkambaziremo umindure icyuma cyawe Yesu ashimwe. Hari umubyeyi mu gitondo yanyandikiye ambwira nyine ngo arya nshimisha, afata Bibiliya twaburi cyane tukiri abana twabaga dutomba akabarambuye ubwo ari ijambo ry'umunsi. Uyu munsi yajya tujya hejuru igice cya 4, tuvuga ukuntu Imana icyubahiro cyayo gikomeye, n'abamarayika bahora bayikubita imbere bayiramya bayisingiza. Yohana yarayibonye akajya bata bonye amabuye yitwa yasipi, harayo muzi mu Rwanda. Umva ko n'abantu bari bamarana no muri Kongo, sindumva na leta yavuze ati ibuye ryitwa yasipi azagira uritubwira. Hari n'ayandi ngo yitwa Kelkedoni, niyo narayabona yose. Inyanja z'ibirahuri ari ahantu ziba. Erega ibyo amaso yacu atabonye n'amatwi yacu atumvise nibyo duhishiwe. Ndabwira rero mpita mwandikira ati wa mugore we kamubwire urahiriwe. Nicyo kintu nahereyeho, urahiriwe. Ubwo niba uri kubyumva nabwo urahiriwe, nubyitondera nabwo urahiriwe ngo noze ko kunzimisha. Yesu ashimwe. Ndamugana iyo niyo principe y'icyo gitabo. Nyine tombora niba ari aho yaguye, aho ntabwo bajya bahakinira, urukumva ugisoma gusa. Wabona uyitunze utarafata umwanya ngo usome ikirangiza igice byonyine. Aho umuntu usoma gusa gusoma, ariko ibibazo abantu ukuntu banze guhirwa. Nyereka maze iminsi nikibaza ko kuki abantu banze Yesu bamwanze kuko batumva ukuntu aryoha. Ngiri umurongo wa 3 mubwira ukuntu handitse hata ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi. Gusoma igishyiraho akavirigiri
ubu mfashe iki gitabo ugasoma ugahera ku giti cya mbere ukagenda mu bantu babahiriye wajya mu ijuru nawe burimo, kuko umuntu wese umenya ubwira ijambo ahita ahabwa ubugingo buhoraho. siho hari ibanga rivuga ukuntu inama yateranye mu ijuru. ubwo se n'uba umenya agaciro ko bibiri bango ni watutse akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza, mu bugingo bwawe uzakizwa. waba utasomye se iryo jambo karirimba. Yesu ashimwe. hahirwa umuntu usoma. Yesu ashimwe. kabiri, mva ukuntu bibiri ivuze, iravuze ngo hahirwa umuntu witondera byanditse muri iki gitabo, kandi hahirwa n'umuntu wumva, kuko igihe kiri bugufi. umuntu wese ushobora gusoma buriya n'ujya wumva na papa Jessica ari kuhasoma cyangwa se ari kuhabwiriza, ujye uza basi wicara umere nka Mari bateko kanumbe, kuko biri bavuga ngo hahirwa n'umuntu wumva. yahereye ku gusoma. ushobora kuba ati njye ntabwo nzi gusoma, iyi si ivuze ngo kumva. Yesu ashimwe. niho harimo amagambo akuyemo ngo ufite ugutwi niyumve. Yesu ashimwe. kabiri, ese ibyo wumvishe urabyitondera. aramwateye atuzi ko bwomiriwe nisoma n'ibindi byose yo kuno amahirwe y'ubuzima kuza. Akubundi abantu mwago mujye mumenya impamvu ni iki gituma insengero zose twasengeyemo n'ahantu dufite abigisha b'ibyahishuwe. akareka nawe ushaka ayo mahirwe. ariko ahantu babyigishije ariko nayo mazemo imyaka nimufite ntagati ahantu bigisha ibyahishuwe, ariko njye narabisomaga ariko ntibarabyigishaho n'umunsi n'umwe. mwibaza impamvu kugeza n'umunsi bavuze ati tujye kumugambanira, tugende tujye kubwira leta mukureho ibintu byo kwigisha ibyahishuwe ni ugutera isi ubwoba. leta yabwiwe n'iki ko habaye ibyahishuwe? leta yabwiwe n'iki ko habaye ibyahishuwe? bivuze ngo hari abantu bavuze ati baraba mu murekure, mu mubambe Yesu we Nazareti baraba mu mureke. ariko hari n'umudogiteri w'umukanoni wabivuze, nitwe twabwiye leta abambe Yesu. kandi mba numva neza nta kibazo. ni ukuri Yesu mbona bene wacu nta kibazo bamubonaho. nta kibazo ara ntago babangamiye. hazamo imbogamizi y'umufarisayo yitamitse bakavuga ati muri kurebera ibintu kandi byakomeye. murarebera ba Robert buriya ntabwo muzi imbaraga ziri mu bintu bari gukora. ati se bigenda gute? uzashiduka igihugu bakibafata. kandi aho ngaho barakubita aho uhageze. Tugenda gake twicare umunsi wa biruzi usobanura ibyo bintu batazagibona. hano hari utuntu twari twarihishiye, ibintu by'ubuhanuzi bwa Daniyeli, ibintu by'ibyahishuriwe Yohana. ni ugutera abantu ubwoba. dore murebe ibintu bivuga ngo isi izarangira abantu bashye ngo barimbuke. ubwo muzi ishyano bizana bituma abakristo batajya gukora bigateza ubukene, ntibagire gahunda za leta ngo bategereje. kandi niba hari ikintu cyiza kibaho iyo umuntu ayishuriye umwami Imana, kimwe mu bintu Yesu yaduhaye aduha ubwenge. umuntu wese wayishuriwe Kristo uburabuje rwo kwiga ngo muyatarani muyaventeye muyakarani seke uhita ushyira hasi ukavuga ati mbo abana banjye bagomba kurya urikumva, kandi n'igihugu kikabaho neza. niba hari umuntu ukijijwe najya agirana ikibazo na leta. nese ntabwo bagiye bakabwira Kayizari akababaza ati ariko se murapiki urumva ngo nyine ngo ari kubabuza gutanga imisoro. noneho Kayizari yohereza ingenzi ziraza ziramubwira ati se Petero mwigisha wanyu ntabwo asora. kuki adasora? ese niye mushaka ni didarakama. ati Petero ngazamuka ati hanze badukaciye bashaka umusoro. Yesu bwamubwateka da fata ururabo wirukanka hariya hepfo kuri Nyabarongo ugende ushoremo igifu. urafata bwa mbere ucyasamura nk'umuntu w'umurobyi uhita ucyasamura utebuke ubabwire babe bicaye aho ngaho uraje. Petero ngahabwa ati araje arambwira reka nyazane ndaje reka njye kuri konti na Petero tuzaganira. Petero tuzaganira. ndamuzi Petero yagiye gushyiramo bwatekanye ako bibi birakora umubiri mukora.
baradushoye hagira ngo barambirwe bagende kandi bobe nibitakunda leta nyene bawe yarazi gukwepa ngo yigeze kubana na Yesu babakwepye babati yarura rukuma ari kwicara nako gatugiye ngagifi abaracyasamuye abakuyeho amafaranga ati ngo Yesu uzi ko abaza ahantu yayabitse bagiye kubona babona araje arabaheza ati mwakiri dadara kama yanyu mutureke twivugira ubutumwa Pilato mu nama itaha bati kose ko twabonye asora ko twabonye umwamubeshye kandi ibifarisayo turababona bari banarikodiza ijambo yavuze ko ibya Kaisari mube Kaisari oya ubutaha abafarisayo bahise bavuga ati yabahaye se koko yasuze rwose bayakuye se ko yari menshi ubaza imisoro ye ya Petero ko twari twabacunze nta muntu uherutse kubiyohereza n'akamitiyo ntawe uherutse gushyigikira umurimo w'Imana bayakuye ati ntawe tubizi wa mugabo we w'umukurajeri yikojeje hepfo avuga ko agiye kuri kota yazanye noneho ngo ifarisayo baravuga ati reka tuzarebe ko biraza cyicara nko mu nguni hariya cyumba Yesu ari kuvuga cyavuze ariko mwigisha kuko uri gukomeza kutubwira ko ubwamata ari ubw'isi ngo buriya ngo twaba twemererwa gutanga imisorora nk'abantu bakwakiriye twemererwa gutanga imisoro Yesu aramureba aramubwira ati munzanire igiceri hano ngo barakimuzana atakira ati iyi foto ni iyandiriwe ati sesi ya Kaisari tabwa ati bya Kaisari mu bihe Kaisari n'iby'Imana mu bihe Imana akajagari ku muntu wagize nuko umuntu wizera Imana niba ari ikintu kiryoha amasengesho iyi Imana imaze kukwishurira neza by'ukuri nasanze imvugo ebyiri yanyandikiye muri cya kintu za muri cya kiganiro cy'Icyacumi ngo ntubona aho Yesu yavuze ngo iby'Imana babiha Imana ngo n'ibya Kaisari babiha Kaisari iby'Imana bavugaga n'Icyacumi ariko hano baranuse iby'Imana yavugaga ngo n'Icyacumi none ngo mwebwe ngo murashaka kutubuza gutanga imisoro mwarayobye ibya Kaisari byari biri ifoto akaba ari nabyo batwaka ubwo nyine n'abakayizari Imana yabo se si yari ikigi Imana ibamugisha ndumva soje ijambo ry'Imana yashyize ku mutima ariko njyewe nawe icyo mbatura Imana ituma umutima umeze wari muri Kristo niho Dawidi yagiraga rega buriya nicyo cyatumye Imana imwitegeza batari ko Dawidi uzi ko umutima ufite umeze nk'uko shaka abantu ntabwo bajya gukora ubushakashatsi ngo rero Dawidi yari afite umutima umeze gute umutima wa Dawidi yari afite uburenganzira bwo kuza akagenda akajya ku rugamba agasanga bene wabo bari mu myobo agatanga impamba yarangiza gutanga impamba akitahira agasubira kuragira intama ariko ageze ngo ku rugamba avuga atoya ntago nataha bari mu myobo ubwoko bw'Imana buri mu myobo nje ntahe nsubire kuragira nsubire kurya ibyo kurya byo mu rugo ntabwo hitaye Eliya bati se wagahungu we bibaye bitarabati sinjya nceceka iri kuvugwa nabi ntabwo bishoboka ninde wabashyize mu myobo ati ni Goliyati avuga ati nzasubira kwa Yesaya ariko Goliyati akakiriho ngo hari inama yabaye yihuse y'abanzi bamwe Imana atunganyije ameza atari ko minada kandi ibintu kari kuvuga wowe ntabwo wibuka ko Imana yavuze ko umwami azaza iwacu mu muryango w'iwacu ariko Goliyati agahanga muri kubiziko dufite itegeko kuko ntabwo twemeye kukozaho inkota Imana yamwigisha amavuta tugize amahirwe kare kagenda bagahwanyuze warasase tuva kumwohereza kandi kana kantu rakazi twajyaga dusanga imirambo y'amadubu mu ishyamba tukakana karakazi kanamugarika ati mugende maze mubwire umwana bagakingiriza ibintu by'imyambaro ngo bamugejeje ibwami umwana baza turuhande umushaka tindiwo kwa Yesaya rero abami bose abo bakajya bafite amakuru nta bwami buranuzi ntabwo byashoboka kandi tindiwo kwa Yesaya amakuru abahari kwa Yesaya abandi ko bari mu rugamba wowe kukitari niwo uragira inama ndakira vabo fata imyenda yanjye tukuri yerekana bufashe
genda yangiza amayi ni no mpamvu yagize umujinya agarutse nubwo yari yamuhaye umukobwa we ati nenze ko gore ataragukinda nenze kagukindura ngo yajya afata icumu agakubita igikwe ati muhwanyanye n'igikuta waragaruka hari abantu bashaka ko dupfa imana ikatwara ari urugamba batwoherezamo atari imbabazi avuga ati genda mushobora bakurangiza babona ntacyo bayatuze kibacitse uzi ko hari n'ibiganiro bakora kuri YouTube bavuga ati mucunge koropa atagikoropa cyane bite murangiza. Urumva rero umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu ni umutima utari uwo kwihangana ngo ugume mu byiza ubona abandi bababaye. Uko niko Yesu nyine ijambo ry'Imana ritubwiye ko ngo yabonye ko kugumana n'Imana mu ijoro atari ibintu byo kugundirwa. Mu yandi magambo yari abyemerewe byaranashobokaga, ariko ngo arareba kubw'umutima wa amera nka Dawidi ageze ku rugamba, areba abantu b'Imana bari gupfa, areba abantu bari kurimbuka, abona abatambyi nta kintu bari gukora n'ukwirwa barya gusa ngo babe bageze ku rwego bazana n'udukumi bakavuga ati iyi ni inzu twiyubakiye ntawe utubuza gusagamba ibyacu, akinjiza mu ihema akajya kugasagambira. Yesu ngo arabireba aravuga ati ba batambyi bariyanduje, ubwoko bwanjye buri gupfa burimbutse, nta kindi kintu cyo kubakiza usibye kwitanga njyewe ubwanjye. Nkuko Dawidi yavuze ati ni Goliyati azasuzugura ubwoko bw'Imana nagihari. Ni nako Yesu yavuze ati nimba abantu bazarimbuka ariko bazarimbuke nanjye nta rubanza rundiho, nanjye naratanze ubuzima bwanjye ku bwabo, nanjye shese ubuzima. Ubusura abantu bazarimbuka bose, ayaba bapfuye batizera n'abandi bangize kwizera nabo uyu munsi ikintu kizabarimbura uko Yesu atabacunguye, bazarimburwa nuko baze kumwizera cyane. Imana rero iguha umugisha kugira ni ikintu gikomeye. Buranakomeje kubitekereza, kugira umutima ushobora gutuma ushyira ubuzima bwawe mu kaga ku bwa mwene wawe, gushyira ubuzima bwawe mu kaga kubwo gutabara mwene mugenzi wawe ni ikintu gikomeye, n'umutima ukomeye, kandi ukabyihanganira igihe kirekire, ukihanganira n'ingaruka zabyo ntiwicuze. Ni ikintu gikomeye kugira umutima ko wari muri Kristo. Ubu njye buramaze iminsi yiga kuri YouTube, ariko niki gituma umuntu ashobora kuza agashyira abantu mu kaga hejuru y'inda ye, inda ye gusa, wenda n'abamuzengurutse batarenze banini. Uwo mutima rero n'uwari muri Satani niwo. Ubu hari abantu bafite umutima wari muri Yesu, ntabwo turashaka wari muri Satani. Hari abidiyemo wari muri Satani, ariko twebwe twize kugira uwari uri muri Kristo. Agiye gusoza urugendo yarabicaje, aravuga ati rero mwebwe, nahoze nsoma kiriya gice cya 10:16 cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo. Yarabwiye ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Yarageze igihe agiye mu ijuru nyine. None rero mugende mufite ubwenge, ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira, bazabakubitira mu masinagogi, mu nsengero, bazabakurubanira mu nkiko, mu bacamanza, byose bazanabicara. Bibabwira ati bazanabica kandi bazaba babahora izina ryanjye, atariko muzaba abagabo bo guhamya. Haleluya. Yari abizi rero amasega z'ubundi yari abatumyeho n'ayahe, yari abatumye hagati n'ayahe, ni amasega y'abafarisayo, ni amasega y'abigisha amategeko, ni amasega y'abatambyi y'abanditsi, kuko niyo yari agiye kubagira kandi niyo yabishe. Maze iminsi ndi kugenda nsoma ku bintu bigendanye n'amateka y'itorero, ndi gukora ubushakashatsi uburyo nyine bafashe itorero bakarirangiza, bakica, babona nyine bamaze nk'aho babarangije, abandi baratatanye bagahita bashyiraho ikintu ati nimuze turabababariye tubice mu mwuka. Yesu yari yarasize ababwiye ijambo rikomeye, ari nayo mpamvu maze iminsi nshidikanya ku kintu cy'amadini, wenda tugisorezeho. Yesu yarababwiye, arababwira ngo mwirinde, ngo ntimuzatinye umuntu wica umubiri, ahubwo ngo muzirinde umuntu wica umubiri ubugingo akica n'umubiri byose akabiroha Gehinomu. Ndavuga nti uwica ubugingo akica n'umubiri byose akabiroha Gehinomu ninde? Bica imibiri ariko ubugingo bukomeza buzamuka. Bafata amabuye bakubita uwo bita Sitefano, ari kuzivuga barimuka.
urumva bakerera bariya ba Rotemayo, bakerera ba Petero, bakerera ba Pawulo bose, ariko barakomeza barimuka, barakomeza barazamuka. Uwo bita Constante ngo akora imibare, aravuga ati reka duhagarike ibintu byo kwica imibiri, ahubwo turebe ukuntu twakwica n'ubugingo bwose tujugunye Gehinomu. ngo bahita babubakira urusengero, bavuga ati nimuzi ibintu byo kwica imibiri twabiretse, mujye muvuga Yesu wanyu, ariko icyo nzi tuzajya tubica buke buke. bavuga ati yo leta noneho irabyumvishe, ngo bashyiraho politike y'ubumwe n'ubwiyunge, ati leta irabyumvishe, baratubabariye, Imana iradutabaye, baragenda bashyira ahantu hamwe babatorera icyo bita papa wa mbere. ati wowe ujye uturebera bano bantu, baracyafite ubwoba, humura ntibazaguhakanya, ubu bagiye kujya babaho bigura kugira ngo nyine abantu batabica. noneho utuntu twawe uzajya ugenda udukora buhoro, tubica mu bugingo buke 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 buke, gake 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 gake. ngo barabafashe baragenda barabica, babica mu cyo bita ubugingo, babica, bamanza kwica ubugingo n'imibiri yabo ikajya ipfa irimbutse, kugeza ku bwa Martin Luther. namwe mutekereze, naho ndi kubitekereza, guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe, guhera mu mwaka wa 313 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 517 Martin Luther acomotse muri abo bantu. uze gutekereza abantu bari bamaze gupfa ukuntu bari banganye. noneho Martin Luther acomotsemo, murabizi ko buriya i Roma iriya bafashe abakristo bagera kuri miliyoni 50, ibihumbi miliyoni 50 bari barishwe, bahita bazubakaho ziriya bazilika z'Iroma, amagufa yabo bayatengamo hasi, bahita bubakaho ziriya bazilika ngo ni za Saint Petero. urumva barangije ngo niyo bari gusengeraho. ariko nyuma kuri Martin Luther nabwo barongera bubura inkota, barabica, babona ntabwo bari gushira, bahita bavuga, nibwo barabajeze ibiti, bahise bapanga gahunda, bavuga ati mushyiraho amashuri 800 ya teoloji, kandi ahantu hose bagende mwohereza abagenti bacu, bazajya bagenda babamanura buhoro buhoro. Arega ni naho nyuma uko urusobe rwagiye rukurikirana. uyu munsi urabona izi sengero twebwe zina iwacu inyinshi ziva muri Amerika cyane, bazita New Apostolic Reforms. niho hagiye havuka abantu bahagarariye isengero, baje bakaza bambaye ishusho nk'iya Yesu. nibo barazaga busaba abajezi biti, barazaga bakinjira nko mu idini ryo, nko mu itorero ryo kwa Robert, bakareba abantu bakomvekamo nk'abangahe kavuga ate ko mubona Robert biriya bintu ababwiriza ni n'ubuyobe. urabona twe dufite amafaranga, mwaje tukikorera ibintu byacu, mwebwe barabasuzugura, kubera iki mwaje tukagira ibintu twikorera? abamwumviye nyine agahita bacomora muri rya dini, akajya kubashyiriraho kiriya kintu mu buryo bwuzuye, noneho azajya babishyiramo ya myumvire yabo n'ubundi bari barateguye ko bazicisha, ya nkota yabo bari bateguye ko bazicisha. niyo hajya abantu bagiye batandukanye bitwa aba Ellen White, ba Branham, urukumva ba Tesla, soba n'abahamya bayo. donc ukabona umuntu uribuka cyagiye tuzamukana mu modoka, nabajije umudamu umwe, nabaza ariko ari Yesu na Ellen White, ubona umudanjari urebye bose ngo bararinganiye. Weko ngo Ellen White ngo kuko ari we wanditse ibitabo byinshi, ngo wanabonye n'umwanya wo gukora, niko yatubwiye direct. ngo Ellen White ngo wabonye umwanya wo gukora, uri kumva wanandika ibitabo byinshi. urumva noneho wenda ubwo nk'umuntu yava kwa Robert bakagira ngo wenda noneho wenda ubwo ngo hari akantu bagiye gukosora, kumbi ntibamenye ko ahubwo ari ukuzimu gukinguye undi muryango. abantu bagenda nyine bigira gutya kurinda bageze uyu munsi, noneho abantu babo bamaze gusohoka mu mashuri, bagwiriye n'amadini yose bamaze kuyashyira ku murongo, bagatiza gasa zose zarinjiyemo, Imana yabivuze ngo nibajyemo, ngo imihamagaro muhureho tuze twikorera utuntu twacu, tugiye muzamura idarapo. basenga Imana bw'umugisha. rero komeza gahunda, ariko umuntu wese twabanye muri amateraniro, Imana mu mutima umeze nk'uwari muri Kristo Yesu. nicyo mbatuyeho, ndabakunda, mujye muza duterane kwera.